byahinduye isura noneho, inkuru nshya tubazaniye yitwa Inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba niyo filime tugiye kuvugaho cyangwa se niyo nkuru tugiye kuvugaho, urayikurikirana akaza kurangiza araza kuryoherwa mu buryo budasanzwe. Ni James Legend wamamaye, akaba ari njyewe tugiye kubana muri Inzira y'umusaraba analysis. Inzira y'umusaraba murayibonamo abantu bagiye batandukanye nka Iribagiza ndetse na Cyusa, murayibonamo Isimbi, Fabiola ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Reka ntangire kugira ngo mutangire namwe muryoherwa. Nk'uko mubizi Cyusa ndetse na Iribagiza barakundana muri ino nkuru, aho bakundana urukundo nyakuri ndetse aho uyu Cyusa nyine yihanganira ibibazo nyine byabaye ku mukunzi we. Murabizi ko Iribagiza nyine Fabiola yamuroze, akamuroga akamuhumisha kugira ngo ye kuzongera kubona n'umunsi wa rimwe. Ibyo byose rero umukunzi we cyose nyine akajya abibona akabyihanganira, ntambe yabasha gutererana uyu mukunzi we. Kandi noneho uyu mukobwa nyine Iribagiza mwibuke ko biriya bintu bamuroze nyine biramurya cyane, akarara avuza induru nta kugoheka ntaki. Ibyo byose nyine akaba ari ibintu bimubangamiye. Ndetse umukobwa witwa Isimbi nawe yarimo abaza uyu mutipe witwa Cyusa, amubaza ati se koko uyu muntu ubona ubu burwayi buzabwihanganira koko ukabishobora? Ati ko ngewe hari aho ngera nkumva nyine ati bibaye ibibazo cyane, uretse ko wenda ntabura kumwihanganira ko ari umuntu wacu n'iki, ariko hakaba hari aho ngera nyine nkabona mboze kugoheka n'iki. Ati wowe muba mwegeranye ushobora kuba wasinzira. Undi akamubwira ati nyine nta kundi, umuntu aba agomba kwemera umusaraba we, akabana n'ibibazo uko biri nyine agahangana nabyo, ibintu nk'ibyo. Ibintu byashobora abantu bakeya. Ese wowe washobora kwihangana umukunzi wawe aramutse ahuye n'ikibazo ubona koko gikomeye utabona uko ugihinduraho? Ibyo nabyo murumva ko ari ibintu biba bitoroshye.